Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko binyuze muri Operation Usalama ku bufatanye n'inzego zirimo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA hafunzwe inganda enye zakoraga mu buryo butemewe ndetse ibyo zakoraga birangizwa n'ababikurikiranwa batabwa muri yombi. Operation Usalama ni igikorwa ngarukamwaka gihuriyeho na polisi zo muri Afurika y'Iburasirazuba cyo gukora ubugenzuzi ku bicuruzwa ngo harebwe niba nta bitujuje ubuziranenge cyangwa ibindi bidakwiye birimo. Mu kiganiro cyahuje izo nzego n'itangazamakuru kuri uyu wa 20 Ukwakira 2025, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko muri iyo operation hafashwe ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge n'ibitemewe bifite agaciro ka miliyoni 106 n'ibihumbi 728 ndetse hafungwa inganda enye na farumasi 8. Muri ibyo byafashwe hahise hangizwa ifite agaciro ka miliyoni 104 ndetse abantu babifatanywe bacibwa amande angana na miliyoni 107. Abacuruzi n'abandi babigizemo uruhare batawe muri yombi mu gihugu hose ni 72 mu gihe abandi bagishakishwa. Muri iyo operation yakozwe mu nzego zitandukanye z'ubucuruzi bituma hafatwa ibicuruzwa biri mu byiciro bitandukanye. Mu binyobwa bisembuye n'ibidasembuye hafashwe litiro zifite agaciro karenga miliyoni 67. Hafashwe kandi inyama zatwarwaga mu buryo butujuje ubuziranenge zifite agaciro ka miliyoni 36 hamwe n'amavuta yo kwisiga atemewe afite agaciro k'ibihumbi 163. Hafashwe kandi ibinyobwa byarengeje igihe bifite agaciro karenga miliyoni 1 ndetse hafatwa urumogi ibiro 70, amakarito atandukanye y'inzoga arenga 150 ndetse n'ibindi bifite inenge zitandukanye. Muri iyo operation inganda zafunzwe harimo rwitwa Joyland Company rwatunganyaga umutobe witwa Salam. Ibicuruzwa byarwo biri gugurwa ku isoko nyuma yo kurusangamo umwanda ukabije mu gutegura ibyo rukora, gukora mu buryo budakurikije ubuziranenge ndetse rwari rwanihaye uruhushya rwo gukora ibizwi nka steel wires byoza amasafuriya. Ni uruganda rwakoreraga mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere, aho kuruhagarika byajyanye no guta muri yombi abayobozi barwo n'abakozi barwo ndetse namwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze b'Imageragere kuko barebereye ibyo bikorwa. Mu zindi nganda zafunzwe harimo rwitwa Sky Blue Limited rwenga ikinyobwa cyitwa Intwari rukorera mu karere ka Gasabo ruzira umwanda ukabije. Urundi ruganda rwitwa NI&P Limited rukorera Nyarugenge narwo rwafunzwe ndetse nyirarwo yaratorotse. Urwo rwafunzwe kubera gucuruza ikinyabutabire cya etanolo gikoreshwa mu kwenga inzoga ariko mu buryo bw'amagendo mu ducupa tuvamo amazi, aho nyiri ruganda yagicuruzaga n'abantu batemewe mu bucuruzi bigatuma nabo benga ibintu bitemewe harimo inzoga zizwi nk'ibyuma. Hafunzwe kandi uruganda rwavangaga ibintu bitemewe akabyita inzoga akabishyira mu macupa akabicuruza. Dr Murangira yavuze ko mu bafatiwe muri ibyo bikorwa bakoraga bitwikiriye umutaka w'ishoramari ariko ugasanga ibyo bakora byangiza ubuzima bw'abantu. Ati hanze aha bazwi nka rwiyemezamirimo n'abashoramari ariko ibyo bakora si ibya rwiyemezamirimo bifuzwa muri iki gihugu. Yavuze ko kandi kuba umuntu yarahawe ibyangombwa byo gukora bitamwemerera gukora ibinyuranyije n'amategeko. Ati nubwo waba utanga imisoro neza ariko nyuma ugakora ibintu binyuranyije n'amategeko nibwo uba udahangarwa.